nkimukubita amaso narishimye yego ariko ngira n'agahinda, ari mfite umunezero uvanze n'agahinda, yego kuko nari mbonye aje ashobora kumfasha muri byose biruta by'abandi bari gukora, numvishe nezerewe, yego ariko ngira n'agahinda, yego nagize agahinda k'ikirere. nibyo nakubazaga nari ngiye nabonye ari umuntu uje mu buzima bwanjye ariko ngiye gutangira kumurushya. utabaye n'umugabo ugiye kuba umupfakazi, satani kakonga nkabyirukana hirya kanya gatoya nkaza bikaza ngo kuri ya nzu ejo nibapfuye n'ubundi niwe mugore we niwe ugomba kumuhagararaho, nkabyirukanira hirya nkabyamaganira hirya, ikongera ikagaruka anapfuye n'ubundi azapfa muzaba muri ya nzu aha aho yaratuye niyo uzakirira umurambo. umukumva n'ibintu byinshi byanzagaho kandi ngiye ugomba kuba n'umurambo hano. Ndagushimiye, uhagaze nk'intwari, wakoze ibintu ntatekereza ko wakora, numvaga ibintu wakoze nta n'undi muntu wabikora. Usezeranije kuzakomeza kugukunda, nzagushyigikira, nzakuba hafi, wemereye n'ubundi ko tuzabana mu byiza no mu bibi byose. Nzagukunda kugeza ubwo Uwiteka Imana azemera ko mva muri uyu mubiri cyangwa akagaruka akatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Bakunzi b'Isoko y'Imigisha TV, nizere ko mumeze neza. Reka mbasuhuze mbifurize umugisha w'Imana, waba udukurikira uri hanze y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda, ndagusuhuje. Umeze neza? Ariko mwibutsa ko niba utanameze neza, burya Imana niyo ishobora byose, bizagenda neza, humura. Izere Imana, usenge kandi unakore, byose bizakunda. Aka kanya dufite couple murayimenyere hano ku Isoko y'Imigisha TV. Duhisemo kuganira uyu munsi kugira ngo tuganire ku bintu bagiye kutubwiraho, then ntabwo ari n'ibanga, tugiye kuganira ku byabaye kuri umwe muri bo, ndavuga pasiteri. Iyi tariki ni itariki yibuka mu buzima bwe ndetse n'umuryango we n'inshuti ze za hafi ndetse n'izamenye story ye yamubayeho itariki nk'iyi ngiyi. Aya masaha, uyu munsi nibwo byamubayeho. Ni ibintu nkeka ko atazibagirwa mu buzima bwe, ndetse by'umwihariko umufasha we Brigitte bari kumwe uko mubibona muri kamera. Ni umunsi mpamya ko batakwibagirwa uko byagenda kose mu mateka bazamara hano ku isi. Umunsi w'agahinda, amarira, bamwe bavuga ngo amadayimoni, bamwe babyita andi mazina, ariko reka ndeke kwizimba mu magambo. Nibyo tujye kuganiraho, batuganirize, namwe murahari. Ariko muri byose reka uyu munsi nsabe umushumba abanze adusengere kugira ngo ari mama Brigitte umufasha we ndetse nanjye uri hano inyuma ya kamera kuri mikoro, tubashe kugira namwe ikiganiro kimeze neza cyane. Pastor, ndagusuhuje. Haleluya. Nsuhuza na mama Brigitte, madamu umushumba. Yo yitere neza rero nta kibazo. Haleluya. Amen, amen. Rero ndagira ngo udushyire imbere y'Imana ubundi dutangire n'ikiganiro cyacu tugiye kugirana n'abakunzi bacu. Haleluya. Turagushimiye Imana ihoraho, ugira neza Mana.
tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Hari igihe ujya wemera ko duca mu bintu kugira ngo turusheho kugwiza amashimwe, byose biturutse ku rukundo rwawe, biturutse ku mbaraga zawe. Kuri itariki ya 2 ishira itariki ya 3 turagushimiye cyane Mana. Nibutse ijoro ryari rikomeye, ijoro ryari rimeze nabi, ijoro tutari dukwiriye kumenya Nyagasani Mana kizakurikiraho, ariko impamvu turahangana kugira ngo tugushime ko wakoze imirimo n'ibitangaza, watsinze imigambi ya Satani, watsinze icyo Satani yaragambiriye gukora kitari cyiza, ukiburizamo. Nuhabwe icyubahiro. Imbaraga zawe Nyagasani Mana turazishimiye, ushyirwe hejuru, shyirwa hejuru mubyeyi mwiza, komeze gutambirwa kuko uri Imana ibikwiriye. Amasaha Nyagasani Mana twagushima cyane kuko uri Imana igira neza. Ariko Data wera turagusabye cyane ko kino kiganiro kigaragaremo, kandi Data wa twese ni ikiganiro cy'amashimwe. Iri joro ryari ijoro ribi, wari umwijima mubi cyane w'icuraburindi, ariko uyu munsi ni ijoro ryo kugushima, ni ijoro ryo kuguhimbaza, ni ijoro ryo kuvuga ubuntu bwawe utugirira n'imigambi yawe myiza kuri twebwe. Reka dutuzeho ntutuze Mana Data wera, utuyobore Nyagasani Mana, utuyobore muri kino kiganiro, uyobore Nyagasani Mana Data wera, indimi zacu ngo zivuge ibikwiriye, yaba twebwe nge n'umufasha wanjye ndetse n'umugaragu wawe Manzi Nyagasani Mana Data wera, tugiye gukorana kino kiganiro. Twese Mwuka wera akomeze kutuyobora, aganze muri twebwe Data, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Rero bahaye ikaze. Haleluya. Isoko y'imigisha TV. Mana ishimwe cyane. Natangiye mvuga ngo iyi tariki mwihangane bana badukurikiye umunsi turakora mu mwuka wo gutuza. Natangiye mbwira abantu ko ari tariki idasanzwe, tariki y'agahinda, yari tariki y'amarira. Ubwo twumvaga inkuru ko utameze neza. Nimvuga ko utameze neza n'ubundi n'aka kanya hari igihe ushobora kumva utameze neza. Byari ibintu bidasanzwe, njye sinabasha kubisobanura nubwo mbizi n'amaso yanjye, ariko biraza kuba byiza ari uko mudufashije kubisobanukirwa kugira ngo n'undi utarakurikiye story neza abashe kuyimenya. Ubundi itariki nk'iyi turibukiranya, ndibuka ko twari turi mu myiteguro y'ubukwe cyane tuyirimbanyije. Hari hashize iminsi mikeya musezeranye mu murenge imbere y'amategeko. Ubundi mereye kuri wowe, iyi tariki byari bimeze bite? Iyi tariki ntabwo byari bimeze neza, byari bimeze nabi cyane muri aya masaha. Duhere kare mu gitondo, umunsi wose. Duhere mu masaha mu gitondo nari meze neza, birwanye n'umufasha wanjye nta kibazo, tuganira tuzenguruka mu by'ubukwe. Umunsi twaguze ibintu byinshi ndabyibuka. Tuza gutandukana nimugoroba, twaganiriye, twasangiye, twakoze ibintu byinshi. Ndaza ahangaha tuvugana amasaha 2 ndimo ngendagenda muri quartier. Ariko njye nari ndi hano muri iyi nzu, ndi kumwe n'umuhungu wanjye twabanaga icyo gihe witwa Kwizera. Imirimo ndayikora, bigeze mu masaha 4 nicara ku meza ndimo ndafata agafunguro gatoya kugira ngo mbashe kugenda kuruhuka. Nanicaye mu ntebe ngiye kumva numva umubiri wanjye birahindutse. Numva birahindutse, numva ukuboko kw'iburyo kuragagaye, ukuguru kw'iburyo kuragagaye, inyuma ibyari byo. Numva mbese sinzi uko mbaye. Yego. Numva no mu mutwe, nabanje kumva umutwe mbere ko amaguru agagara. Ndetse n'amaboko nabanje kumva umutwe undya cyane. Yego. Urandya cyane, mutuma ikinini.
aragenda asanga farumasi zafunze. Mm. Kinini ntabwo yakibonye, urumva musaba kumpa amata. Mm. Anzanira amata aya ngaya mu Nyange. Yego. Nyange niyo yanzaniye. Mm. Niba waje kumbwira nyuma nyine maze gutangira gutora agatege, arambwira ngo nanyoye ngo amashashi 2 y'amata. Mm. Ariko njye ntabwo nari mbizi, numvaga wenda ari nk'ibintu byamfashe ntaze, wenda n'uburozi sinzi. Kabitekereza gutyo. Okay. Noneho rero nkiyabuza amata nkavuga ngo wenda yamfasha akandengera. Nkazahuka. Yego. Madamu Mushomba, akumira mikoro. Itariki nk'iyi ngiyi, itariki utazibagirwa, itariki pe ibintu byabaye bisa byatunguranye ku rwego rurenze urwo hejuru. Iyi tariki uyu munsi wawe wari umeze ute? Cyane ko urukundo rwagurumanaga habura iminsi mikeya n'ubundi muri mu myiteguro y'ubukwe. Uyu munsi byari bimeze bite wowe ku giti cyawe? Nangiye kuvuga uyu munsi, niba ntangiye mu gitondo nari meze neza, nta kibazo. Wishimye? Twishimye, turimo turahaha, turakora ibintu byose. Bigeze nijoro, niyo naje kumva ampamagaye, ariko yarampamagaye sinafata telefone, ariko nyuma njye naje kumuhamagara arambwira ngo ararwaye. Ariko mbere ho gatoya, urumva mwari mwiriwe muhaha, yego, mwitegura ubukwe birumvikana. Mwatandukanye nka sangahe? twatandukanye mu hafi saa 1:30 za nimugoroba, sibyo? Yego. Saa 2 niyo twatandukanye. Ariko nasubiraga mu rugo kuri Yenzi n'abaza hano. Yego. Urangije urataha? Nangije ndataha. Aza kuguhamagara nyuma? Aza kumuhamagara. Narindi bize nyuma ho gatoya. Ndaza ndamuhamagara. Arambwira ngo ararwaye. Nago nabyakiriye pe. Ako kanya nago nabyakiriye. Nago wumvishe akubwira, wumvaga avugana irihe jwi? Wumvaga abikubwiye? Ariko n'umuntu ashobora yakubwiye ko arwaye iki mbere? Nari nicaye muri salon ndimo kurya, noneho amamagaye, telefone yari kuri parleur. Noneho ntuza kumva avuga gahoro, sheri darwaye. Ijwi riri hasi cyane. Ijwi riri hasi. Kandi mwari mutandukanye, wumva afite courage? Twari dutandukanye, ameze neza nta kibazo. Mpita numva ko peut-être arashaka kumbwira n'ibindi bintu ashaka kumbwira nk'amabanga yacu. Ashaka kumbwira, mpita nkura telefone kuri parleur vuba vuba. Yego. Noneho atangira kubimbwira. Iryo joro rwose sishobora kwibagirwa. Kandi kumbwira uko arwaye, nkamubwira ngo wahamagaye umukozi, akambwira ngo nta mbaraga afite yo kwamagara umukozi. Nkamubwira se ni gute byashoboka gute? Ari nawe nago habyumva. Kanya twari turi kumwe twirirwanye duhaha, dutandukanye, uri muzima mbona umeze neza, aka kanya nta nubwo ufite imbaraga zo guhamagara n'umukozi. No kwamagara umukozi. Ese nago aryamye hari aba hafi ya salon, kubera ko umukozi atarajya muri annexe, yararyamaga hafi ya salon. Yego. Aho hafi ngo nta mbaraga mfite. Mu by'ukuri natekereje byinshi. Yego. Ndavuga se iyi nzu twagiyemo yabiroze? Inzu iraroze. Inzu usibe ko n'abantu bakunda kumbwira ngo ugiye gasanze aramarozi benshi igisinzi. Ziriya nzu n'iraroze igisinzi. Yego. Kuri ngewe nago ako kanya nago natekereza ko ishobora ko ari indwara ikomeye kuriya. Kuri nge nari nzi ko ari nk'amarozi.
umuntu yatabaza abantu bo gusenga Bagasenga. bagasenga kandi bigashira Bigashira. nuko ngiki Yego. cyari kimeze Yego. nuko nari mfite igitekerezo ko twavuganye n'abandi n'iki ukuntu na pasiteri Eric rwose maze kumva ngo na pasiteri Eric yaraje nubwo ntabwo navuganye nawe yavuganye na Beata na Cedric yego n'abandi okay mushumba nkugarutseho watangiye wumva umutwe uri kukurya nabyo byabaye nk'akanya gato, byabaye nk'akanya gato, umutwe urandiye cyane birenze ari ku rugero. yego mu gihe ncyumva izo durere z'umutwe ngiye kumva numva ukuboko kw'iburyo n'ukuguru kw'iburyo icyarimwe, ntabwo byigeze bivuga ngo wenda habanje ukuboko ukuguru gukurikiyeho icyarimwe. nagiye kumva numva biragagaye, uragagaye mu ntebe, guterura telefone biranga neza, birananira guterura telefone, ntangira gukoresha akaguru k'ibumoso kugira ngo uhamagare, uhita uvuga utereka mpamagare sheri wanjye, namuhamagaye nyine bimeze gutyo, nkoresha akaboko k'ibumoso. noneho aratubwiye ngo no guhamagara umukozi byari byanze, kandi noneho wa mugani nk'uko bivuze umukozi yari atarajya muri annex kuko mwari mukiri babiri, urumva yari ari hafi yawe nta na metero 10 zirimo zingahe, yaraga muri kino cyumba cyo kuri salo, yego ngenda muri cya cyumba nari naraza mu cyacu, nta na metero 5 zirimo. we byamufasha muri salo, yari ndi muri salo, yamufasha no muri salo, narajya mu cyumba. yego mu by'ukuri hari ikintu nshaka ko abantu basobanukirwa. Bakomeje no kumbaza nyuma y'ikiganiro twakoze, utangiye koroherwamo gake. Ntabwo watekereje ko baba ari abadayimoni bakwatatse cyangwa hari indi ndwara wari usanzwe ufite wenda watekereje ko ishobora kuba yaguteye icyo kibazo? Njyewe ntabwo nigeze ntekereza uburwayi bukomeye. Njye natekereje icya mbere umunaniro. Natekereje umunaniro ukabije, umunaniro ukabije kubera stress z'amakwe, cyane kubera stress z'amakwe, bavuze niba n'umunaniro ukabije biraza kurangira. Yego, nta nubwo nigeze ntekereza ibyo by'amarozi, byaje gatoya ariko simbitekerezeho cyane. Yego, urumva, ariko kandi gatima kagakubita, umva kandi gatima karambwe ngo ariko ntabwo ari ya stroke bajya bavuga. Yego, yewe nande byaba byatumye sinanagize umunaniro nyine ukantera stroke. Yego, ntiyaba ari stroke ariko umutima wanjye nkabyamaganira kure, abona bira n'umunaniro. Yego, ariko ikintu cyane ubwoba nuko byageze aho umuhungu turavugana, yagiye kumva yumva nkomeje kuvugana n'abantu kuri telefone, arakanguka, amaze gukanguka araza, ubwo nterura rero ngeze mu buriri. Njye numvaga nshaka ko ngeza mu buriri nkiryamira, avuga ngo byanze bikunze aza kubyuka nakize. uramubwira uti nterura? Ndavuga njyewe ngerageza, ntabwo ariko ushobora kunterura. Araza aragerageza nyine arankurura, agenda nkurura, mbona ariko njye mu cyizere cyanjye navuga nampagurutsa ndakandagira bikunde. Yego, ariko amagurikije ndakandagira biranga, ba ngombwa ko akurura. Ariko ngeza mu cyumba bimugoye nyine, ariko ngezamo, angejejemo nyine ndavuga ndiryamira, uba nta kindi kibazo, navuga uburibwe biraza kurangira. Yego, nasinzira birangire. muri ako kanya rero ntabwo Eric na Jennifer na Betty batinze. nicyo nashakaga kukubaza. Urugendo rwo muhita mujya kwa muganga byaturutse kuri, ntabwo nzaba byaturutse, ariko nsubiye inyuma nsanga ari Imana. Mu by'ukuri iyo ndyama sinjye kwa muganga gucya napfuye. Ikibazo kigiye hereza madamu mikoro nsubize. Mama Brigitte, kugira ngo pasiteri agere kwa muganga byanyuze kuri inde, byagenze gute?
Okay. Jennifer, mama Cedric na pasiteri Eric bari mu bantu bamenya amakuru mbere. bo bamaze kugera hano. Mm. Kuri ibyo urimo kumva ko navuze neza ko nge nari nzi ko nibaza gusenga niba n'amadayimoni ziragenda. Yego. Nkibaza se umugabo wanjye ko ari umupasiteri ko yirukana amadayimoni none amadayimoni yamufashe gute mu gitekerezo cyanjye y'ubumuntu. Ariko bageze hano yego barasenga, ariko pasiteri niyo yazanye igitekerezo yo kuvuga ngo reka dusenge. bari bamaze gusenga nubwo bayasenze rwose ngo uyu muntu ntabwo dushaka kumureka hano, reka tujye kwa muganga. Pasiteri niyo bavuze bagiye kwa muganga. Yego. Bava hano rero bajya kwa muganga. Nibuka bageze za batsinda arambaza ngo se tumujyane kuri centre de santé, hano kuri centre de santé. Navuga oya niba umujyane kuri centre de santé ahubwo umujyane Kibagabaga. Yo kujya Kibagabaga bahise bajya kuri Siloam clinique. Yego kuvuga ngo bagende nibagiye kuri centre de santé hano Kagugu, kwa ko nari mfite amakuru tayari. Umuhungu nari mfite uwo muhungu Kwizera yamaze kumpa amakuru yose, arambwira ngo mami rwose ameze nabi, umva pasiteri ameze nabi ntabwo abasha no kugenda, ntabwo abasha kuvuga nawe. Donc byahindutse ako kanya kubera ko ari igihe yarasohotse ngo agende gushaka imiti. Aragaruka, amaze kugaruka niyo yafashije pasiteri nko kugenda kwifasha kwibohora gatoya. Noneho umugiye ba pasiteri Eric baje bari hanze. Pasiteri Eric baje bari hanze bakamamagara ntafate telefone, bakamamagara nkavuga urumva ko ijoro ryari rindi. Bakamamagara ngo sisi ko tarimo gufata telefone, ndavuga ngo mwihangane gatoya, arimo kumufasha mutegereze gato. Narangiza araza nawe aragenda, amaze kumufasha amusubiza ku buriri bwa kabiri, amusubiza ku buriri amworosa neza. Nuko byagenze, agenda bakingurira baraza. Ariko Eric niwe Imana imumugisha n'ukuri. Eric yahise agira igitekerezo avuga ngo ntago twamureka hano gutyo ko ameze, reka tumujyane kwa muganga. Nge rwose sinakubesha rwose, nge narizi navuze ngo cyangwa na madayimoni, ntago nabyumvaga. Rero abaragiye bagiye kwa muganga Siloam. Yego. Byaje kugenda gute kugira ngo noneho bagende ibuka ko narabimenye maze kubimenya sinanabyihorera nikomeza n'akazi navuga ati buriya umuntu arwara umuntu atinya kurwara ukabura ejo bundi bigakunda ku buryo bitakunda. Birashoboka ko wamenye kwa gatanu. Yego n'ubundi yari mu ijoro gucya kwa gatanu. Mbimenya rero njyewe sinari ko bifite uburemere nk'ubwo nabibonye. Ariko bantu tubwire urugendo rwo kujya kwa muganga Siloam mugeze kwa muganga. Kwa muganga rero Siloam hari ibyo nibuka akaba n'ibyo ntibuka. Ndababwira ibyo nibuka. Batugejeje kwa muganga Siloam. Narumvaga nari mfite ubwenge, ariko kuvuga byarangoraga, ariko kumva narumvaga ibintu byose narumvaga. Siko bimwe byabaye nk'ibinyibagira nyuma, ariko narumvaga kirya gihe. Tugeze rero icyo nibuka nzi ko babanje gufata tension basanga iri hejuru cyane kuri 243 numva ari hejuru cyane.
maze kumva ko tension igeze aho ngaho nahise numva noneho ko ari stroke, nubwo batahise babitwereka ariko nahise numva ko ari stroke. Hanyuma rero haza kuziramo ikindi kibazo neza cyo gufunga, kwihagarika, biranga neza kwihagarika. Ngira ngo ni nacyo cyatumye badutaransfera cyane, nicyo cyabaye cyihutirwa kuko hariya bari batangiye kudushyiramo ibyatuma tension imanuka, ariko bagiye kudufasha kugira ngo mbashe kwihagarika birabananira. Bimaze kubagora rero bahita badukora transfert yihuta ijya Kacyiru. Numva ariko byagenze, tugeze Kacyiru naho gahunda zarakomeje, ariko kuva hariya Silowamu nuko nguko byagenze, nuko twageze, nuko twavuye, nta nubwo twatinze, twamaze umwanya utari munini. Kacyiru mami arabizi kundusha. urumva ko harimo kwesorowamu pasiteri akutubwiye ko byagenze, ariko se muri bahataransiferi Kacyiru byagenze bite? bavuye Silowamu mu ma saa kenda gutya, niyo bagiye za Kacyiru. Ntabwo nari mari, ukuntu nashakaga kumugeraho akavuga ngo nari ntaramugeraho kubera ko nashaka kuza hakiri kare, nari kuza na mbere y'abari abandi bose, ariko araryamye tutari kubasha kumvikana. Ndavuga kwa muganga nari ntaramugeraho saa kenda z'ijoro, nari ntaramugeraho. Noneho bagera kwa muganga Kacyiru, barabakira, bamukorera by'inkari byari bimaze kwanga kwihagarika, byari byanze pe, kandi wumva ko niba by'inkari nabo byanze, wakumva nk'umuntu ushaka kuturika, bagera aho ngaho baramubohora, barafungura, birakunda. Bimaze gukunda aguma aho ngaho, saa 10 niyo bamamagaye noneho. Ariko bava hariya bageze Kacyiru ntabwo babimbwiye, ariko baje kumbwira saa 10 mu gitondo niyo baje kumamagara kuri telefone, kandi bakoresheje telefone ye. Bakoresheje telefone baramamagara, shidukira hejuru ndeba uko namwanditse muri telefone, nkashidukira hejuru mvuga ngo sheri bimeze gute, umeze gute? Nza kumva ntabwo ari wimwitabye, abandi bantu banyitabye. Nibyo mpita mpaguruka, mpita nambara ako kanya, mpita numva ko biri seriye rwose. Ndavuga ngo mureke mbanze magere njyenyine. Nasohotse mu rugo mu ma saa 10, nabwiye gusa musaza wanjye turi kumwe, ndagiye, pasiteri ararwaye ari kwa muganga, ngo ararwaye ari kwa muganga, ndagiye. Ndasohoka, sohotse imbere yacu gatoya kwa Fande hari manex bagira bamotari baba bari hariya, ndimo kugeraho ngasanga motari bitamfata moto, yarakiri Kacyiru, ngewe yari saa 10, mu saa 10 aho ngaho ndatega moto, tuvuge mu saa 10 n'igice, nageze hafi mu saa 11 bura mugeraho Kacyiru. Yego. hanyuma rero Kacyiru ko tuzi ko nanjye namusuye ari Kanombe. Namusuye Kanombe. Kacyiru yavuye akajya Kanombe. Kacyiru babonye bakurikira, bari barimo gukurikira afite, baravuga ngo iyi attention uko bari bapimye na cya kibazo yari afite,
bahita bishyiramo ko bagomba kumubaga. Ko bagomba kumubaga, ariko mbere yo kumubaga bagomba kumutaransifera bakamubaga za Kanombe cyangwa CHK, ariko ahantu hose bakagerageza bakabura umwanya. Bagera aho ngaho noneho ari ukuntu ntimba udafite umuntu wo kugufasha hapfa aho ngaho, hari igihe bakurangarana bakumva. Noneho nyuma gato sinzi ukuntu byagenze, tutangira kwamagara abantu, tutangira kubwira abantu, nta n'imbaraga yari ifite yo kwamagara abantu benshi. Oya, kurya amase nararyamye se hari ibitotsi nari mfite. Nko kumva ko ari ijoro ribi nyine, uko pasiteri avuze ari ijoro ribi, yari ribi pe. Kuva kwa natangiye kumenya ngo ararwaye iki, sinzi byose uko mbikurikirana, bigeraho bandi bagiye kwa muganga. Urabona ko ndimo nabikurikira, mu gihe ndimo kubakurikirana, ariko aho ngaho hagati aho niho bibazo byari byinshi. Mu gihe ntaramubona, maze kumukubita amaso byari bindi byari bigabanutseho, ariko mbere ntaramubona, mbere iriya saa 9 ugafata mu saa 7 saa 8 nari ndi mu ntambara z'umutima, nari ndi mu ntambara z'umutima. Satani kunyongo ikongorera, bitekerezo byambanye byinshi, nkatekereza nkavuga se ubu sinanabitekerezaga cyane, ahubwo navuga ngo ikintu cya mbere cyatangiye kuza ngaho, ugiye kuba umupfakazi utarakora utabaye yego utabaye n'umugabo, ugiye kuba umupfakazi. Satani nkabyirukana hirya, kanya gatoya bikaza ngo kuri ya nzu ejo niba apfuye, n'ubundi niwe mugore we, niwe ugomba kumuhagararaho. Nkabyirukanira hirya, nkabyamaganira hirya, ikongera ikagaruka. Anapfuye n'ubundi azapfa, muzaba muri ya nzu aha aho yaratuye, niyo uzakirira umurambo. Umukumva n'ibintu byinshi byanzagaho, kandi ngiye ugomba kuba n'umurambo hano. Kandi nkatekereza ikindi kaza, ibaze kugira ikiriyo muri quartier utaziranye n'umuntu. Nari mfite ibitekerezo byinshi, ibyo birarangira. Ikindi kintu nkatekereza nkavuga se iriya nzu ko twari twishyuye igihe kirekire, ese nzaba muri ya nzu, ese nzabwira nyir'inzu azasubiza amafaranga, donc urumva ko ibibazo byari byinshi. Nizembye nyuma aho ngaho nahazije kuhava, ngeze kwa muganga, mukubise amaso gutya ndamubona, ndamureba, ndapfukama imbere y'igitanda ndasenga. Mu by'ukuri ntago navuga ngo nasenze amasengesho ameze gute, oya, nari meze nk'umuntu witotombera Imana cyane rwose. Totombera Imana, Mana bite, ni gute, uyu nguyu ni umukozi wawe, aracyafite byinshi yagukorera, aracyafite byinshi. Reba uko aryamye hano, uko namusanze, mukumva.
urumva ko niba bafunguye donc ya nkari byose ku gitanda hose byari bikiri hariya. isengesho wasenze urumva wari umaze kwitotombera Imana, ariko reka mbanze wenda ntimuce mu ijambo. Pastor, wowe ukimukubita amaso ubona ahingutse, wenda ntiwabashaga kuvuga nibyo, ariko ariko ntabwo navugaga neza. ntabwo wavuga neza, wavugaga akajwi gatoya nyine, ijwi ritumvikana. Ntabwo yavugaga, ntabwo yavugaga, manza yari byasaga nabi, byananiye, byamunaniye kuvuga. yego, byari byananiye hari. ukimukubita amaso watekereje iki? wumvishe ushaka kumubwira iki? wenda wumvishe ko nyine umeze ute? nkimukubita amaso narishimye, yego, ariko ngira n'agahinda, nari mfite umunezero uvanze n'agahinda, yego, kuko nari mbonye aje ashobora kumfasha muri byose biruta by'abandi bari gukora, numvishe nezerewe, yego, ariko ngira n'agahinda, yego, nagize agahinda k'ikirere. nibyo nakubazaga Pastor. nabonye ari umuntu uje mu buzima bwanjye, ariko ngiye gutangira kumurushya, yego, ngiye gutangira kumugora. urumva niwe ndi kubona ko ari bumfashe ibintu byose, ndi hahandi ntashobora kwikorera ikintu icyo ari cyo cyose, yego, ko namaze nabonaga ko uburwayi ngiyemo ari ubw'igihe kirekire, yego, numvaga ko ari igihe kirekire ngiye kuzarwara. Ntabwo nigeze numva umutima wanjye umbwira ngo nshobora kuzava mu mubiri, ahubwo numvishe ko ngiye kurwara igihe kirekire, yego, numva rero anteye agahinda kenshi kuko agiye guca mu bihe bikomeye byo kundwaza. Numva ngize agahinda kenshi, numva arambabaje, ngira ngo nabaye nkurira, we yarihanganye ariko njye nararize. yego, nanjye nararize. wararize nawe ariko uza guceceka, nanjye ntabwo narize umwanya muremure, ariko nagize agahinda, nagize agahinda cyane. Ntabwo nagize agahinda n'uburwayi mfite, yego, numvaga umutima wanjye usa n'amaze kubwakira, kuko nari maze kumva ijwi rimbwira ngo nzababara. wowe uzababara? Yego, yego, ijwi ryari rimaze kumbwira ngo kubabara uzababara, ariko nzabana nawe. yego, buri byiringiro byo kubaho ibyo nari mbifite, ariko numva kubabara ariko kubabara igihe kirekire. yego, numva rero anteye agahinda, arambabaje, nicyo kintu cyanteye agahinda cyane. icyagushimishije rero yari amarira avanze n'ibyishimo? icyanshimishije ni uko numvise urukundo rw'Imana, k'ukuntu bibaye twaramaze kujya mu murenge, ndavuga n'ibyo ari byose mbonye umurwaza, Imana yabigenje neza, yego, numva nabyo binshubijemo ibyiringiro n'ibindi byishimo. icyo gihe warabitekereje koko? narabitekereje mu mutima wanjye. ese mama Pastor, iyo biza kubaho mutarasezeranye mu murenge, ntabwo hari kubaho cya kintu kivuga ngo Brigitte yabenze Pasiteri kubera iki kibazo cyabayeho, bari bagiye gukora ubukwe ugahita umubenga? Kuri njye rwose ibyo ngiye ntabwo byari kumbaho, ntabwo byari kumbaho, kubera ko nari maze gusetinga muri njyewe ko uriya niwe tuzabana. nari maze gusetinga muri njyewe ko ubuzima bwanjye busigaye yego tuzaba turi kumwe uko byagenda kose. yego ibindi byose nta kindi kintu numvaga ko cyankanga iki. yego Pasiteri rero madamu wakubonye umeze gutyo, birumvikana nyine byari agahinda kukubona uryamye umeze gutyo, ariko mu by'ukuri bantu mudukurikiye, Imana ishobora byose. Sinzi abantu bari kumva iyi sitori ukuntu muri kuyumva wenda batari bahari, ariko byari ibintu biri seriye pe, biri seriye, sibyo? Kubera ko
hano ku isoko y'imigisha abantu tuyikurikira twariyongereye bitewe n'icyo gihe. Ushobora gusanga hari bamwe batangiye bakurikira amakuru, ariko byari ibintu biri seriye inshuti zanjye, kubona abantu bari kwitegura ubukwe ibintu bimeze neza, ukajya kubona ukabona umwe muri bo aragagaye ahise aremba igitaraganya tu, kandi noneho bigaragara ko atari ibintu biri butume ubukwe bukomeza. Ni ibintu bikomeye, harimo n'isomo. Byari bikomeye cyane. Harimo n'isomo. Byari bikomeye, umuntu wese wabyiraga, umuntu wese wabyumvaga. Nkaba abandi bavuga ngo bibaye gute, nashaka be no mu kagare yakora ubukwe. Buri muntu yari afite umwiyumvire, buri muntu yatekereza uko ashaka, buri muntu yari afite amagambo. Undi araza akaguhumuriza, undi bari ari hirya akavuga ibye. Ese nagiye kubaza, usibye ko wari ukidutekerereza, ni abantu bigeze bakubwira batari ku wundi, bigeze baguca intege, bakubwira ati wamuretse, bakubwira bati nta bantu bigeze baboneka baguca intege? Nta muntu wanciye intege ngo mureke cyangwa iki, ahubwo nta nubwo nari kumva, kumva uwo muntu yari kuvuga ibyo yavuga hano bigaca hano, ariko ntabwo nari no kubyumva. Cyane cyane uwo mugani we twari tumaze gusezerana. Yego, tayari ubundi nari babaye umugore n'umugabo, nari maze kuyamanika, n'abamaze kuyamanika rwose. Numva nta kindi kintu numvaga no kuvuga ngo n'undi muntu aze amurwaze. Ntabwo wabishaka? Ntabwo nabishakaga. Yego. Ntabwo nabishakaga, nubwo yego nari kuva naho, kubera ko Imana yarandinze. Niba nari undi muntu nari kuzarwara cyangwa nkagira ihungabana, kuko iyo kesi yari ikomeye. Ndabizi neza n'umuryango wanjye wari bafite icyo kibazo, babona ko ishobora guhungabana, n'iwabo babona ko ishobora guhungabana. Buri kanya bambwira ngo ugomba kuruhuka. Yego, Imana yaramfashije, bivamo amahoro. Yego, wari turimo kutubwira. Noneho rero tuvuye Kacyiru tugiye Kanombe. Twari tuvuye Kacyiru tugera i Kanombe. Kujya Faisal. Twaje Faisal aca mu cyuma, bakundi urimo kumva umwumvire twari dufite, kumva abaganga bavuga ngo bagomba kumubaga mu mutwe. Ibyo bintu urumva ko iyo myumvire umuntu yari yayifite tayari mu mutwe, ariko ukanabyamagana hirya, ariko kumva ko abaganga bagakomeza kubivuga. Ariko tugiye mu cyuma, aca mu cyuma, amaze guca mu cyuma, mu gihe barimo gutegereza ibisubizo, nuko twagiye Kacyiru baduha transfer tugiye Kanombe mu ijoro. Niyo muganga yaje kutubwira, ari mu ijoro, niyo muganga yaje kutubwira ngo ntabwo bamubaga. Mu kumva iyo ngo ni ishimwe rya mbere, aho ngaho nahise numva nongeye kugira, numva rwose nagize imbaraga, ntabwo bamubaga. Nahise nshimira Imana, nakomeza no kubwira abandi bantu bose mfashe gushima Imana, dushima Imana. Tayari Imana ibya mbere yakoze ntabwo akibazwe. Nibyo nari bindi kubera ko amasaha n'ubundi twari duhangayikishijwe n'umushumba wacu
reka none tuganire, tuganiriza n'abantu batari bahari kugira ngo nabo ntihabure umuntu uri mu kibazo aka kanya, ni ukuri cyane cyane ku bakundana. Hari sinzi icyo yakuramo, ariko byakunda kirahari cyane ko ntabwo biba byapfuye kuba gutyo gusa. ntabwo byapfuye Nta kuza kintu gutya gipfa kuba gutyo gusa, nawe hari impamvu. haba hari impamvu. uriya umubona wenyine n'amashimwe yigendera nanjye n'amashimwe yigendera turahuye ababyeyi n'amashimwe turi mu mashimwe uko duhagaze ubu ngubu nuko byageze aho Imana ikomeza iratwereka ko ari Imana. Ni ukuri mu kureba kwa muganga nari mfite abantu bamfasha kumwambika, kumwoza, kumuhindura kubera ko yari afite ibiro byinshi. Ubona ko umuntu agagaye aba aremereye ukuntu, ni na muremure deshe. ariko ibyo byose Imana yadusimbuje, turasimbuka ibyo byose kugeraho umuntu mbabara twakura ko nta mafoto ye menshi mfite cyakora imwe ari kwa muganga aryamye, indi ariko mwakora ibintu bya kine, ariko Imana yamukuye kure, ndayishimira. Ubu ngubu niba twicaye hano ntabwo ari gusubira muri byo cyangwa ari byo dushaka, ni ugushaka gushima Imana, ni ugushima Imana. nta kindi kintu. ubu ngubu ushobora kuvuga gutya nkanarira, ntabwo yaba ari amarira y'agahinda, ahubwo ni amarira y'amashimwe, gushimira Imana. ni ukuri ku ruhande rwanjye ndashimira Imana ko yamwishije umutware, ndashimira Imana ko yampinduriye izina, ndashimira Imana ko yampaye umutware muzima, umugabo muzima, umugabo mwiza ukunda Imana. ndayishimira ndashima Imana yaramukijije. ndayishima ku byinshi, ni ukuri mfite amashimwe sinzi ukuntu nabivuga, kubera ko muri aya mashimwe, muri ibyo byose harimo amasezerano, ni mu masezerano yanjye Imana yampaye amasezerano. ariko hari igihe tutekereza ukareba ukacika intege, ukabona ko nta nzira, ariko Imana ibizi. ubundi se mugani ni iki cyagukomeje? uranyibukije iki cyagukomezaga? ikintu cyankomeje njye narasenze Imana, mbona ko ari kuvuga ngo ubwo nasenze Imana njye wasenze Imana cyangwa se nasenze kurusha abandi bose, ariko njye nasenze Imana ndavuga Mana ngaho rero uko ndimo namurwaza umutima wo gukomera, umwomereza umutima, sinza mwereke ko mbabaye cyangwa nacitse intege, kubera ko mwereke kuri leta afite, mweretse ko mbabaye cyangwa ncitse intege, we yakomeza kuremba cyangwa yarwara cyane, niwe wacika intege cyane kundusha. ntabwo nshobora kwibagirwa yararize ntari inyuma ye, ariko ngerageza kumuhindurira, kubera ko Jennifer rwose yaje gufata imyenda, baraza barama imyenda mu gihe barimo kwirukanka mu bintu bya mituweli,
mfata imyenda ndimo kumwambika, nshaka gutangira kumwambika, urabona ko twari dusigaye twenyine, nta wundi muntu wari uri hafi yanjye, twari twembi. No kumwambika byari ibintu bikomeye, ariko naragerageje. Ako kanya araturika, ararira itariho kuvuga, iyo bavuga ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, yararize arahogora, wa mugari w'umwana mutoya ararira. Ahubwo noneho nange ngira agahinda, ntangira kurira, ariko muhoza, kubera ko we yagaragaje ko ababaye kandi kundusha, cyangwa yabona wa mugani we yabona ko agiye kumbabaza, cyangwa ngiye kwinjira mu rudini. Ni byinshi umuntu yavuga, ariko kwibuka ni ingenzi, kwibuka ni ngombwa. Kwibuka, nicaye mu kanya gatoya, twafashe umwanya wo gusenga, nicaye nsubiza ubwenge inyuma, numva neza wagira ngo isi yari ngwiriyeho. umera nkaho byabaye ejo. wagira ngo birimo biraba ako kanya. Numva shima Imana ko yakomeje kumurinda. Ndayishimiye pe, mfite ari byo nashobora kuvuga, ariko nihanganisha n'abandi aka kanya ushobora kuba bari mu bigeragezo nk'ibyo, bashobora kuba ari mu kigeragezo nk'ibi, ari ushobora kuba ufite ikigeragezo kirenze n'ibingibi, ari bihangane, hejuru ari Imana. Amina. Hejuru ari Imana. Kandi namushishikiriza gusenga, kubera ko nasengesha umunyagara. Nasengesha umunyagara. Kandi mama pasiteri, ibintu byose biba kugira ngo Imana yubake ikintu gikomeye kizakomeza abandi. Kubera ko ntabwo ntekereza ko wa mugani wawe nk'uko wibajije uti se Mana, kuki ushobora kwemera umukozi wawe ugukorera abantu bamubone gutya, uko aryamye ameze atya imbere yabo mu maso yabo, ariko waka kanya ngiye numvisha ubuhamya, numva ngewe mufata nk'umuntu w'intwari, kandi nkikubona n'amaso yanjye n'ubundi ni intwari, kubera ko uburyo wagaragaye muri biriya bintu abantu benshi ntabwo babitekerezaga. Abantu benshi ntabwo babitekerezaga, ariko Imana niyo yabishoboje. Imana yabishoboje kubera ko nayo yisabye. Buriya hari igihe ushobora gusenga utazi ko Imana ikumva. Imana iba iri tayari kutwumva, iba iri tayari kutwumva. No mu bupapa bwacu Imana iratwumva. karame ugarutseho rero gatoya. Yego. Mu by'ukuri iminsi ntamaranye n'umufasha akurwaje, ni ikihe kintu cyakuyeho kitari gisanzwe wakuye mu kuba yarakurwaje muri iriya minsi wari umeze nabi? Mbona ko ari ikintu gikomeye. Ndavuga kuri we, kuri sheri wanjye, nako nk'ikintu gikomeye navanyemo urukundo rudasanzwe. Yego. Mbonamo ubutwari budasanzwe. Yego. Mbonamo ubwitange budasanzwe, kuko njyewe hari ibintu yankoreye mu burwayi bwanjye numvaga nta muntu wabikorera undi. Yego. Yankoreye ibintu byinshi. Yego.
tukiri kwa muganga yankoreye ibintu byinshi, tugeze aha ngaha yankoreye ibintu byinshi, yego ndatangara ndumirwa, mugani w'umuririmbyi. yego Ndavuga ese uyu muntu abaho? Umuntu nk'uyu nguyu wundi abaho? Ushobora gukorera mugenzi we ibintu nk'ibi ngibi? Njyewe namubonyemo urukundo, arangize ansigamo umwenda w'urukundo. Ubu ngubu mfite umwenda w'urukundo ukomeye ku mugore wanjye, bitewe n'ibyankoreye. Mba nta kintu nshobora kumukorera cyakwitura ibyo yankoreye, uretse kuvuga ngo nzamukunda, nzabana nawe, nzamushyigikira, nzamukuyakuya kuko n'ibiri bivuga n'ubundi. Ariko namoyemo ibyo bintu nka bitatu: urukundo, ubutwari, ikintu cyitwa kwihangana kidasanzwe. Ntabwo sinzi ukuntu nabivuga, ariko yaranyigishije. yego yaranyigishije ariko mbonamo n'ishimwe ry'Imana ridasanzwe. Burya Imana ijya yemera ko ibintu bitubaho, ariko igategura n'ukuntu izabigenza neza. amen iyo nshubije amaso inyuma nkavuga ngo mbese iyo ndwara buriya burwayi ari kumwe na Brigitte byari kugenda gute? yego sibyo? Byari kumbera bibi, kuko ibintu yankoreye nta wundi muntu ari kubasha kubikora. Nubwo nawe mfite abana bandwazaga, bambaga hafi, ariko tubana, ariko ibyo yankoreye ntabwo bari kubikora, ntabwo byari gushoboka. Nta muntu ari gutinyuka kubikora, nta muntu ari kubikora. Sinzi mama pasiteri bana mudukurikiye, mudufashe tumushimire kabisa. Imana imumugisha, Imana imumugisha pe. yari yese kumugisha. Kuko mama pasiteri yibuka interview ya mbere twakoranye na pasiteri, icyo gihe nari kumwe na Boneri, twari tumaze iminsi urumva tumusuye Kanombe, njye naramusuye numva nyine gusa agahinda karanyishe, nta n'ikintu nshaka kuvugana nawe. Ndumva abantu nyine bari na benshi bari kuza, benshi bamusura nubwo twanatinze turitara. Ariko ikiganiro cya mbere twaje gukorera mu rugo yaje, yari ari mu kagare, ariko uratuza waba ko tumukoresha ikiganiro ari mu kagare. ndabyibuka gusa pe abantu babizi pe barabizi, wakoze ibintu bidasanzwe, kandi ni ukuri urukundo ugira n'umutima ugira uzabihorane pe, ni ukuri. So pastor, reka nagira ngo kire ko umucyo, hanyuma tunasoreza hano. Ndaje noneho ndashaka ko muzatubwira, urumva ubukwe itariki yabwo byararangiye, sibyo? Noneho uburyo, kuko urumva ikiganiro twagikoze mama pasiteri yatubujije kuwukoresha turi mu kagare, wenda reka mbivuge, ntabwo wabashaga kugenda, sibyo? Icyo gihe twakoreye mu ntebe, ariko yaragufashe aragusindagiza mu buryo bunagoranye cyane, akwicaza mu ntebe. Tuzabigarukaho wenda tubisobanurire abantu bacu, tubwire n'ukuntu ubukwe bwagenze, n'ukuntu wari uhagaze mu bukwe, kubera ko nabwo bwatinze kongera kuba. Niba wari umeze neza ku buryo utari buhure n'ubundi n'ikibazo, uburyo mwabyitwayemo nabyo muzatuganiriza. dusobanurije abantu, twagira ngo tubivuge kuri uyu munsi byabayeho, kuko ni ishimwe rikomeye cyane. Tumaze umwaka duciye muri icyo gikombe gikomeye cyane. Uyu munsi rero kwari gushima Imana, ndetse n'abariya abantu banjyanye kwa muganga, nabo nifuza ko tuzakora ikiganiro dushimana Imana. Ni Pastor Eric na Jennifer na Betty Muyoke. So ariko reka tugere gutya pastor, buri muntu wese wagize uruhare mu kugira ngo kumva ko afite
kumenya pasiteri ameze ate ko akagusengera. Ntitwabura kuvuga ko harimo n'abantu wenda barakoze no mu mifuka yabo ntabwo babura cyane rwose Imana ijya ibibukira kuri uwo murimo abantu bakoze mu butunzi bwabo mu buryo bumwe n'ubundi. umuntu wese yumvaga gusa iyo histoire, umuzi n'utamuzi bose barasengaga. abo bantu tubabwire ngo Imana bamugisha aho hose bari, abo Imana nzi ibamugisha abo cyane. tuzi n'abo tutazi, Imana Hallelujah. ibamugisha. Barakoze barakoze ni ukuri. Uyu munsi twicaye hano turimo turashima Imana. Pasiteri warwaye ni muzima, ari mu murimo w'Imana, arakomeje. Yeah. Kutavuga turakomeje turashima Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Mu by'ukuri njyewe iyo mbyibutse mbwira Imana ngo warakoze kunzura. Njye mbifata nk'aho ari ukunzura, ni ukunzura narazutse. Njye nitwa umuzuke w'Imana ishobora byose, kubw'imbaraga z'Imana yaranzuye, navuye kure. Iyo mbitekereje numva ari ishimwe ridasanzwe. Njye nabwiye Imana ngo ntabwo nabona icyo kugushimira, ahubwo igihe cyo nzagushimira ni uko uzanshoboza, n'ubundi uzanshoboze ngukorere gusa kugeza mvuye muri uyu mubiri. Njye n'umufasha wanjye tuzakorera Imana kugeza tuvuye muri uyu mubiri, niyo muhigo twahize. Byo sheri, korera Imana kugeza tuvuye muri uyu mubiri, dusaba n'Imana ngo izabidushoboze. Tugashimira imiryango yacu. Ndashimira umuryango wanjye, ndashimira umuryango wa madamu, abavandimwe banjye n'abavandimwe be uburyo batubaye hafi. Ndashimira inshuti n'abavandimwe, ndashimira bene data tubana mu itorero iriba ry'agakiza, ndashimira abo dusengana mu buryo bumwe n'ubundi, ndashimira inshuti zanjye ziri mu gihugu no hanze yacyo. Bose Imana yarabakoresheje, Imana ibamugisha. Ndashimira abaganga mu bitaro by'i Kanombe, Imana yarabakoresheje cyane kunyitaho, banyitayeho, banyeretse urukundo rukomeye. Imana yabashyizemo urukundo, banyitaho, bamba hafi, bankorera ibintu bidasanzwe byatumye nankira vuba mu buryo bw'ibitangaza. Nakize vuba mu buryo bw'ibitangaza, abantu bakumirwa kubera ibyo Imana ikora. Ndabishimira Imana rero. Bakibaza bati harimo byatunguye abantu bati uburyo pasiteri yararwayemo n'iriya ndwara, ntabwo aka kanya yaba akize bigeza ku buryo abasha gukora ikintu iki n'iki. Birabatungura, ariko ni imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana, ni ibitangaza by'Imana. hagati aho ugasanga abantu benshi bafite amagambo hirya no hino bakuvuga ngo sinzi, buri muntu akavuga ibye, ariko iby'amagambo byo ntabwo twabitindaho. Imana ikora na Satani nawe ashaka gukora. Reka nshyireho umucyo pasiteri abimfashijemo. Icyari cyabayeho ntabwo bihuriye n'amarozi, ni uburwayi busanzwe. Yego. Ndumva ibindi turabisubira mu kiganiro ndi gutegura, ko tuganira ku kijyanye n'ubundi n'uko ubukwe bwakomeje. Yego. Pasiteri, ngiye kuguha umunota umwe ndawubara. Yego. gushima Twashimye, nyuma yo gusenga ngiye guha umunota umwe ugira ikintu ubwira madamu wawe. Ndawubara umunota. Mbere yuko dusenga. Ikintu nyine kiri ku mutima ako kanya umubwire. Mureba mu maso. Ndagushimiye, uhagaze nk'intwari, wakoze ibintu ntatekerezaga ko wakora. Numvaga ibintu wakoze nta n'undi muntu wabikora. Usezeranije kuzakomeza kugukunda, nzagushyigikira, nzakuba hafi, wemereye n'ubundi ko tuzabana mu byiza
no mu bibi byose, nzagukunda kugeza ubwo Uwiteka Imana azemera ko mva muri uyu mubiri cyangwa akagaruka akatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. nanjye nzagukunda Haleluya. kandi nzagukandukira. Mana turagushimiye, wakoze imirimo n'ibitangaza nta mwana w'umuntu wabasha kubikora uwo ari we wese. Turagushimiye ibyo wakoze, ndagushimiye ku bw'abaganga wakoresheje, ndagushimiye ku bw'abavandimwe wakoresheje, ndagushimiye ku bw'inshuti nyagasani Mana wakoresheje, abakoze mu butunzi bwabo kugira ngo tubashe gufashwa, tubashe kuva mu bitaro neza. Mana abakoresheje badusura mu bitaro, abakoresheje badusengera mu buryo bumwe n'ubundi nyagasani Mana, abantu hirya no hino bafashe ibihe byabo kugira ngo basenge, imirimo yawe nyagasani Mana irakoreka, ntuhabwe icyubahiro. Abo bose Mana ubaha umugisha, kandi izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro nyagasani Mana. Uzadushoboze gukomeza kugukora nyagasani Mana kugeza nyagasani Mana ku iherezo ryacu. Urakoze rero, reka kino kiganiro kizafasha abantu benshi, ntabwo ari ukwibonekereza cyangwa se kwiyemera, ahubwo ni ukugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro, kandi abazumva kino kiganiro nyagasani Mana nabo ari guca mu ntambara n'ibigeragezo bazabone gukomera kwawe, bazaguhimbaze, bagushime, kandi bavuge gukomera kwawe data. Uravuze kutugire neza, urakoze kutwitayeho, urakoze kumvisha gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Muzabikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. mwakoze cyane. Haleluya.